ibi ngibi uko kwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo no kwa karindwi ukwezi kwa 9 no kwa 11 urareba iyi message cyangwa se bwumva ubuhanuzi aze kubwandika iruhande natabibona nashaka azaza nterera amabuye kuri kamera ibihe bigiye guhinduka mu buryo budasanzwe byageze nyuma ngiye kubona noneho ibyo birangiye mbona iminzani ino bashiraho ibiro byinshi ngiye kubona mbona abantu benshi mbona bose bagiye ku minzani barapimwe bapimwe ibiro byabo ntibyashika umuntu wese ibiro bye bitashikaga najyaga kubona nkabona ibiro bye bitashikaga nkabona ahagaze iruhande nkabona ahagaze iruhande nkuko Imana namubwira ngo rero ubabwire ngo abagiye gupimishwa n'ibihe inzara ubukene ibihombo n'imfu za hato na hato zitandukanye ibyo ngibyo birangiye kuko Imana yambwiye ngo mbwire umuntu wese wanze kubaha Imana akayirengagiza agiye kujya hasi kurutaho yarari asante Yesu mbona bari mu kibaya abapasiteri bagiye kugenda bashya babiri bamwe bagiye kujya muri gereza undi agiye gupfa kandi n'ubwo buryo abantu benshi bagiye kwigiramo isomo rigize gute rikomeye yego hari na couple ziririmba umwe agiye gupfa ndasigari couple ziririmba umwe agiye gupfa ndasigari yego ibi ngibi uyu mwaka bigiye kuba nibitabo bazantera amabuye nagiye kubona mbona aba diaspora bo ubwabo nagiye kubona mbona hajemo umwuka wo kwicana kutumvikana mu ngo zabo mu diaspora none nkabona umwe kwera kutumvikanamo ubwabo ntibumvikane ku bintu bimwe na bimwe noneho umwe agahita yicundi irongera ambwira ngo mbese ngo kuki abahanuzi aho kugira ngo babere umugisha igihugu bawubereye umuvumo ubundi umuhanuzi abera umugisha igihugu ntabwo abera umuvumo igihugu none abahanuzi babereye umuvumo igihugu bikaba byatuma n'igihugu cyagira gute cyagira ibibazo kubw'abahanuzi barimo gukora mu nyungu zabo bwite atari zimwe. Yes, ni by'agacu kenshi gakomeye kuditema hano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakibura, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuntu Imana yagiriye neza mu gihe nk'iki, umuntu Imana yahamagaye mu gihe nk'iki cyiza ariko nanone kigoranye. Ushobora kubisobanura gutya ni mu gihe cyizaho ikoranabuhanga ryaje ushobora gukurikira ivuga butumwa ahantu hose waba uherereye rikakugeraho, ariko nanone igihe kigoranye cyane aho abantu bamwe birengagije Imana cyangwa se bakumva ko Imana itagikora. Niwe tugiye kuganira nawe mu gitondo yavugishije avuga ati hari ubutumwa ashaka kugeza ku bantu bubaha Imana no kubayizera ariko nanone no ku bantu bayigomeye. Rero niyo mpamvu tuje kuganira kino kiganiro, ariko icyo nababwira kuri umukozi w'Imana tugiye kuganira ni umuntu Imana yakoresheje imirimo n'ibitangaza mu bihe bigiye bitandukanye, ni umuntu Imana yafashije yagahanura abantu benshi ibintu byabo bigasubizwa, ni umuntu wasengeye abantu benshi bagiye bamuhamagara no kuri Gonarike Plus ndetse no ku bandi bantu bagiye bamusangiwe mu rugo no ku bandi bantu yarasanzwe azanye nabo Imana ikamukoresha imirimo n'ibitangaza. Ni wa muhanuzi ukirimo amavuta ukirimo umwuka wera, ni wa muhanuzi Imana ihagurukije mu gihe nk'iki mu gihe abandi bacitse intege bakabirambika, ni wa muhanuzi nanjye nakwifuriza ngo Imana impaye, mbese Imana imfashe nawe wamukunda ukamwizera ukamuhamagara ukiza n'Imana yonyine ukareba imirimo n'ibitangaza Imana iri buze gukora. Gusa sinanebwa kubibira ibanga, iyo dusoje gukora ikiganiro dushyiraho nimero ye ku bantu bifuza gusengana nabo, ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ku bantu bumva ubuzima bwose bwarangiye nta cyizere cy'ubuzima bafite ko baza kumuvugisha. Rero ibanga ni rimwe, nuko mugomba gusoza ikiganiro cyose kuko turaza kumubwira atubwire nimero yiwe. Ikindi kintu gisigaye ni ugukora subscribe niba ukunda ibiganiro tugenda tukugezaho, niba ukunda uburyo ubutumwa bwagera kure ukabusharinga, ariko nanone ubona ari cyo twakosora, ubona aho bitagenda neza watubwira, turi abantu natwe twemera gukosoreka, ariko no kutubwira kudukunda nabyo nta kibazo. Rero ntitinze mu magambo ntabarambiye cyane, reka nakira umukozi w'Imana tubanze tuganire gatoya mbere yuko atubwira ubutumwa Imana yamuhaye kugira ngo aze ageze ku bantu bayikunda. No sa ndakwakiriye. Yego murakoze kunyakira. Niba mugisha. Natinze mu magambo cyane. Nabyo babikeneye nabikenewe nabyo. Mba numva ndi kuvuga umukozi w'Imana. Mba numva nguwe neza namuvuga ngamumanuka hasi ukuntu Imana yamukoresheje, cyane cyane ko ariyo ntego yanjye yo kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora. Yego urumva bamuvugisha kandi ubariza isi yose muri rusange. Rero yo n'abantu badukurikiye tugiye kuganira n'umukozi w'Imana nka gutya, mba numva abantu bamumenyeho ibintu byinshi.
kandi nabo n'abantu bakuru barakurikira bakareba ati uyu muntu niwe dukeneye mu gihe nk'iki. Nawe niba udukurikiye ukurikira ikiganiro cyose urebe ko ari wo muntu ukeneye mu gihe nk'iki. Hanyuma Innocent, nkunda uburyo usenga, reka dutangire dusengera. Yego, reka dusenga Imana. Ngiye mbese zirangaragiye ziranzengurutse. Hari ikibazo cya mbere nkunda gutangira n'abakozi b'Imana tugenda tugana muri iyi minsi, no kubabaza ati umurimo Kristo yabashinze cyangwa se umurimo Imana yabahaye uhagaze ute muri rusange? Umurimo w'Imana yaduhaye uhagaze neza uko dushobojwe, turagerageza ariko turashimira Imana ko ikomeje kuba iri mu kazi gukora ibyayo. Yego, Imana cyabarinzi. Abantu benshi bagiye bagukurikira hano kuri Gonareke Plus, bajyaga gukurikira mu bihe by'amasengesho, n'ubu munsi mu bihe by'amasengesho ndafite ibyo ndatangira kuwa mbere. Ntabwo uri mu bihe. Hari ibyo navuyemo ariko ndafite ibyo ndatangira kuwa mbere ko ibyo mvuyemo bivuyemo ejo bundi. Ubwo rero ndatangira ibindi kuwa mbere. Ndatungu hari ibyo urumva ndatungwe kubona dukoranye ikiganiro atari mu bihe by'amasengesho. hari ibyo narindimo soje ariko ndaza gufata ibindi kuwa mbere kubera ko buriya gusenga niko gutuma umuntu yego ako tujye tuganira ndeba nta kibazo abona byinshi. Hari amagambo Imana yari yampaye n'indimo ndayareba. Amagambo Imana yarampaye ndatanga. Yego. Iyo turi kuganira gutyo ubunsubiza ko nawe mu kirere cy'umwuka. Mu kirere cy'umwuka ntabwo bura tuba turi kumwe buriya. Yego. Ibyo ubunsubiza biba biva. Ntabwo ibyo ngusubiza ari njye ubivuga. Ibyo ngusubiza biva mu kirere cy'umwuka, biva mu ijoro kugira ngo mbikubwire, kugira ngo bize guhembura isi muri rusange. Naho njye mvuze nkanjye kuko ubumenyi bwanjye bukeya ariko ubw'ijoro ni bwinshi muri njye. Niyo mpamvu iyo tuganira kenshi nkanjye ntabwo ari njye uvuga kuko ibyanjye nta nubwo byarenga muri Musanze. Ariko kubera ko ari Imana bigira ku mpande enye zose z'isi kandi zigahembura abantu b'Imana. Niyo mpamvu ujya wumva ngo umuntu yarebye ikiganiro gusa, yakirebye agitangira aragisoza, arizera akira uburwayi. Ntabwo rero ijwi ryanjye no kuvuga kwanjye byakiza umuntu, ahubwo Imana muri njye yo yivugira. Kuko umuntu ashobora gusoma Bibiliya kandi yararinditswe mu macapiro, yamara gusoma Bibiliya akizera agakira. Yego. Rero ni kimwe nuko umuntu ashobora gufata ikiganiro akagitangira, basi bazana bigerageza. Yego. Ikiganiro ukagitangira, ukakireba ukagitangira, ukagisoza. Nuko uzagereza ku burwayi runaka ubwo ari bwo bwose. Wizeye. Uzampamagara umubwira ngo wakize. Kubera iki? Singira kuvugana Imana muri njye. Yego. Imana muri wowe niyo bizeka kuvugiramo kavuga ati mukore iki? Vuga ibi. Innocent, twe nk'abana b'abantu nje ndimo nge sindi umuhanuzi, hari n'abandi benshi badukurikiye batari abahanuzi ariko dufite umutima nama. Hari ukuntu tugira ubwoba bw'iminsi. Nkawe nk'umuhanuzi ugira ubwoba bw'iminsi? Nta bwoba bw'ibihe ngira. Ikintu gituma cyashobora gutuma ngira ubwoba ni ibyaha gusa. Ubundi icyaha kuko urabona hari n'ukuntu abantu bajya kwihana mu byumba by'amasengesho akavuga ati Imana mbabara kugira ubwoba bw'iminsi bw'ibihe. Hari igihe akoba karaza k'umuntu kuko nese araho yageze kuri yambaye ishusho y'umuntu nawe yaho yageze agira ubwoba, ariko nyuma yaho ryajwi rigenderera umuntu rikamuganiriza rikamubwira ngo komera, humura ndi kumwe nawe. Iryo jwi rero umukristo wese ararikeneye, umuntu wese usenga ararikenera, kandi akeneye kuyoborwa n'Imana mu buryo bwose, atari kuyoborwa n'amarangamutima, ahubwo kuyoborwa n'iki? Kuyoborwa n'Imana. Yego. Innocent, ujya wumva utari no jambo ntacyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Ijambo rya ntacyo bitwaye rero ni ijambo ryo kurimbura benshi. Ntacyo bitwaye. Innocent yabihanuye ntacyo bitwaye. Kanaka yabihanuye ntacyo bitwaye. Claudine yabihanuye ntacyo bitwaye. Prophète Sekazuba yaje yabihanuye ntacyo bitwaye. Pastor Rabani yaje yabihanuye ntacyo bitwaye. Urifata ute muri rusange wowe iri jambo ntacyo bitwaye? Iri jambo ntacyo bitwaye ririmbuza abantu benshi, kuko iyo umuntu ari gukora ibibi wamubwira ngo hindukira, wamubwira ngo hindukira ava muri ibi ngibi, wamubwira ngo igihe tugezemo nicyo gusenga cyane, ntacyo bitwaye irarimbuza. None se ibikoko tubona ibi ngibi bibangamye ntacyo bitwaye, nta kibazo. Ibi ngibi kari bibi ko ntacyo bitwaye, nta kibazo. Ibyo nibyo kurimbuza. Nabyo tuzabicamo. Ibi ni ibyo kurimbuza umuntu, ahubwo ikintu cyose kiriho, nubona ikintu cyose kitameze neza kenshi nta nubwo ari wakibona
umwuka w'Imana ntakwereka ikintu kibi cyangwa se ikintu kibangamye cyangwa se ikintu kitameze neza, iki gihe cyose ukavuga ngo ntacyo bitwaye, umenye kuri mu nzira yo kurimbuka. Kandi Imana yari gufiteho umugambi, ariko kubera ko ibintu byose uri kubyoroshya ntacyo bitwaye. Urabona na kana karabivuze ejo bundi ntago biraba, ntacyo bitwaye. Ibyo ngibyo abantu benshi nibyo bazize rero. Uyu munsi ndafite message nazanye, ubona dukomeze tugwane, ndaza kuyivuga hanyuma, ariko nuko nzi ko ntacyo bitwaye abantu benshi, ibagejeje habi. Kunywa inzoga ntacyo bitwaye, gusinda ntacyo bitwaye, ikibi ni ukubangama. Ejo bundi hari umupasiteri nabonye yambaye ikora, arangije arababwira ati ninde wababwiye ko kunywa inzoga ari icyaha? Ninde wabibabwiye? Iyo umuntu amaze kuva mu nzira y'umusaraba nyine amaze kugera mu gice cy'umwijima, niko bigenda. Niko nabonye icyo kibazo akibaza ngo ninde wababwiye ko kunywa inzoga ari icyaha? Yambaye ikora. Ni icyaha pe. Ubundi kenshi ntabwo ari kenshi, ahubwo uko Bibiliya ivuga ngo mugende uko mwagize gute mwahamagawe. Iki kintu bamanza kucyumva neza, mugende uko mwagize gute mwahamagawe. Buriya wenda gutanga umuramba baragutanga urugero kwa bari abana Dorcas na Vestina, ni abana nyine bakuze nge bazi neza, kandi ikindi navuga nuko bo navuga ko mbazi neza mu buryo nyine ntabwo ari cyane bikomeye, ariko bw'iwabo in deep, ariko mu buryo bw'amasengesho umwuka bazamuka mu rusengero wabanaga nabo. Ariko icyo mvuga nuko bo papase bari bafite niyo kutava muri ADPR. Papase bari bafite niyo kutava muri ADPR, kandi bakavuga ngo icyatuma bava muri ADPR icyo cyose kizabahunge, kuko Imana ishaka kuzaza ikababura. Mu bintu bari bariyemeje bo ubwabo, baravuze ati wenda ntituzasuka ntituzatatira igihango cya ADPR. Buriya idini no gusezerana n'Imana mwa mwaravuganye iyo birenzeho. Uyu munsi nshobora kubona nkavuga ngo njyewe Rungano Innocent ntabwo nzigera ngenda ncira mu muhanda, gucira gusa mu muhanda, uko bizagaragaruza umwanda kuri nge n'umwanda, kandi bizambere nk'icyaha mbonye kuntu binambangamiye, sibyo? Icyo gihe nakorora gutya nkabanciye mu muhanda, icyo gihe tayari, kuko namaze kwemerera Imana nkavuga ngo yego ibi bintu ni umwanda kuri nge. Yego cyakora undi muntu akabona ko atari umwanda, ariko njye nkavuga ati ibintu niki ni umwanda kuri nge, undi wakabona alfieri yabyo bizo nta kibazo bimbwiye. Buriya kenshi niyo mpamvu uzasanga umuntu akarya ibiryo binateguye nabi, akumva ko ntacyo bimutwaye, kandi byazamugiraho ingaruka, akazamugiraho ingaruka nyuma yaho, inyuma runaka. Uyu munsi rero abantu bashobora kuvuga ngo kunywa inzoga ntabwo ari icyaha, nta ribi, bigaragara mu maso y'umubiri akabona ko nta n'ikibazo rwose yanyweye nkeya kandi nta kibazo, ariko mu gihe runaka bikazamubera ingaruka mbi cyane. Yego, utanze urugero rwiza kuri Vestina na Dorcas. Buriya abana iyo bitegereje ubona ari abana bagana mwirimbukiro kubera ko bavuye muri ADPR, kuko ADPR si ryo juru rero buriya kwa kamahame bari bayavuyeho. ADPR ntago basezeranye na ADPR, basezeranye n'Imana. ADPR si juru, nayo harimo abazarimbuka benshi cyane, hari abazarimbuka benshi cyane pe, si na ADPR gusa, abakristo benshi. Ndafite message, hari message nahawe ndaza kuzivuga, ariko ndakubwiza kuzijya cyangwa aza duhera kugira ngo tuze kuganira ku bindi bintu nyuma, ariko ndakubwiza ukuri. Yego, abantu benshi sina ADPR, hako abantu benshi abari bageze kuri tapi ya mwene nko kujana, bageze nko kuri 80, ibihe byabasubije nyuma basubira nko kuri 30. Urumva kuntu 50 yose ari nyinshi, ari umuntu usanga yarafite kwizera ku kigero kingana na 40%, akaba ageze kuri 25%. Urumva nagiye mbona iminzani, iri reka tubigire gutya Innocent, kugira ngo bize kugenda neza. Reka ngo baze ikibazo kimwe tuhita tujya muri message Imana yaguhaye, niturangiza ndaza kubabwira ikindi kintu gikurikira, ariko ino message banze itambuke, ndaza kubabwira ibindi bintu biza gukurikiraho. Ikibazo kimwe ngiye kukubaza, muri iyi minsi urabona umukristo w'uyu munsi ababaje? Umukristo wo muri iki gihe urumva ngo umukristo wo muri iki gihe minsi ababaje? Urabona ababaje, ateye n'agahinda. Ahubwo umukristo w'iki gihe we ateye n'agahinda. Yego, Imana itabare, kuko mu bihe bizaza
umukristo urimo reka mvuga umukristo umeze neza. Umukristo njye navuze umukristo. Umukristo umeze neza ari mu bihe bigoye, ariko imbere hari ibihe bimutegereje byiza. Umukristo uhagaze neza ari mu bihe bigoye, aribyo turi gucamo, ariko tukumva ihumure ry'Imana, ariko ejo hari ibihe byiza. Imana aje gufungura amaso, inyereka kuntu abakristo bagiye kugubwa neza mu bihe biri imbere, ariko abandi bagiye gukorwa n'isoni, aribo bari kwiremera ubucocero muri iyi minsi. Yego, ni karibu n'ubutumwa Imana yaguhaye, kugira ngo ngende ndaza kugaruka tumaze kumva message Imana yaguhaye, ngende ndibuze kugaruka nyuma mbabwira ikindi kintu kiri buze gukurikiraho. Ni karibu. Yego. Hari ijambo atari rimwe Imana yaje kumpa. Yego. Riboneka mu mubwiriza rivuga ngo ibihe ngo abafite imbaraga sibo babona ibyo kurya. Abafite imbaraga so babona ibyo kurya. Ngo kandi ngo abazi kwirukanka cyane boneka mu mubwiriza ngo sibo bagerayo. Yego. Ngo ariko ibihe nibigwirira bigera kuri bose. Hari amagambo nyine Mwuka Imana yaje kumpereza, ijambo Imana yaje kumpereza riboneka mu mubwiriza ibice 9:11 havuga ngo nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho abasiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, kandi mu banyabwenge sibo kandi mu ntambara intwari atari zo zitsinda. Yego. Ndetse abanyabwenge sibo babona ibyo kurya. Yego. N'abajijutse sibo bagira ubutunzi. N'abahanga sibo bafite igikundiro. Ahubwo ibihe. Yego. Nibigwirira umuntu biba kuri bose. Ahubwo nibigwirira umuntu biba kuri bose. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyi message Mwuka Imana yaje kumpa, yaje kumbwira ngo ibihe birahindutse cyangwa se bigiye guhinduka. Yego. Ibi ngibi uko kwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo, no kwa karindwi, ukwezi kwa 9 no kwa 11. Urareba iyi message cyangwa se bwumva ubuhanuzi aze kubwandika iruhande. Yego. Natabibona nashaka azaza nterera amabuye kuri kamera. Ibihe bigiye guhinduka mu buryo budasanzwe. Mu buryo bigiye guhindukamo nagiye kubona mbona abantu benshi abari basigaye mu nsengero bari gusohoka, bari kwirukanka, abandi bari gusohora intebe, abandi bari gusohora Bibiliya, abandi bari kwirukanka nyine bari kuva mu nsengero. Nk'uko Imana arambwira ngo dore abantu benshi bantegereje igihe basa nkaho batinze, bibwira ko ari igihe kinini, ariko dore barampunze bavuye imbere yanjye. Nk'uko Imana avuga ngo ndavuga se uru rusengero ni iki? Uru rusengero ko mbona uru rusengero, ariko nkabona urusengero rusa nkaho rudasukuye, rutameze neza. Nk'uko Imana aza kuvuga ngo urusengero ni imitima yabo, nibo ubwabo bimuye ngiye muri bo bagasigara bonyine. Buriya kenshi iyo umuntu yimuye Bibiliya akimura iki, ko nabonaga bari kubyimura babivanamo, ni muri bo bipakuragamo iby'Imana, hanyuma bagasigara iby'Imana ntabyo, ahubwo bagasigara ari bo ubwabo. Kandi kenshi iyo umuntu asigaye ari ubwe ku giti cye birangira bitagenze neza. Hanyuma birangiye ngiye kubona mbona habaho icyo bita ibiciro byinshi. Mbona abantu basa nkaho bagiye ku muhanda, mbona bagiye ku muhanda, mbona abantu benshi bagiye buzura mu mpande zose bakoze nk'amatsinda. Mbona abantu benshi babaye nk'abacuruzi. Abanya bameze nk'abacuruzi, nkabona noneho uko nabonaga bameze. Nabonaga umwe afite imitandiko y'inyanya, nkabona undi afite ibishyimbo, nkabona undi afite igitoki, nkabona undi afite ibirayi, nkabona undi ati mugure. Bari kugurisha ibyo bintu. None Mwuka Imana arambwira ati dore biriya byose bafite bari kugurisha, ati ni ijambo ryanjye bashize ku isoko. Kandi ijambo ryanjye bashize ku isoko kugira ngo baze kureba ko bari bubone bibatunga mu bihe bibagoye, mu bihe bibatunguye. Byageze nyuma ngiye kubona noneho ibyo birangiye, mbona iminzani ino bashyiraho ibiro byinshi, niyi bapima, ino bashyiraho ibiro byinshi, niyi bashyira ku biro nyine ku biro.
bapima ibiro bizima muri boutique n'izindi zibapima nka kilo jana nka kilo zingahe. Ngiye kubona mbona abo bantu benshi mbona bose bagiye ku minzani barapimwe. Bapimwe ibiro byabo ntibyashika. Umuntu wese ibiro bye bitashikaga. Najyaga kubona nkabona ibiro bye bitashikaga, nkabona ahagaze iruhande, nkabona ahagaze iruhande kandi abapimwaga nabonaga ari abacuruzi bamwe basa nkaho bari bacuruzaga, ndetse nkabona n'abandi bari iruhande bari kugenda bakababwira ngo nawe zana tugupime turebe. Ariko bagendaga iruhande nabonaga bafite bamwe Bibiliya, abandi bari basohotse mu rusengero bari bafite Bibiliya, nabo nkabona imitandiko yabo bari gutandikana bari gupimanwa icyarimwe. Kuko Imana irambwira ngo dore abantu benshi bagiye gupimwa, bose bagiye gupimwa, ababwiriza n'abatabwiriza bose bagiye gupimwa. Nkuko Imana irambwira ngo rero ubabwire ngo abagiye gupimishwa n'ibihe, inzara, ubukene, ibihombo n'impfu za hato na hato zitandukanye. Icyantangaje nagiye kubona mbona abantu nabonaga basa nkaho baciriritse mu buryo nyine bw'umubiri wabo, no kubona nyine n'abantu boroheje bari aho ngaho. Najyaga kubona nkabona uwapimaga nkabona ari kugira gutya avuga ngo barashitse. Urumva byaje kurangira ngiye kubona mbona abantu benshi nk'abo ngabo benshi mbona batunguwe n'ibintu byinshi, mbona amarira, mbona noneho ibyo bapimwaga aho ngaho bapimwe kubera ibyo bintu nyine ibiro byabo bidashitse. Ubwo byarangiye baragenda n'imiryango yabo nayo irapimwa, bo ubwabo bapimwe n'imiryango yabo irapimwa, ngo kubera ko ibyo bakoraga babijyanaga no mu miryango yabo, mbona nabyo birapimwa. Ibyo ngibyo birangiye kuko Imana yambwiye ngo mbwire umuntu wese wanze kubaha Imana akayirengagiza agiye kujya hasi kurutaho yarari. Arambwira ngo mbabwire ngo showa ihari nimwe cyangwa se amahitamo namwe, ni ukugaruka ku Mana, kwegera Imana no gusaba imbabazi, ntabyo kwihagararaho. Icyantangaje nagiye kubona mbona n'abapasiteri n'abaririmbyi bakomeye, nabonaga ariko bigenza. Ubwo birangiye rero ngiye kubona mbona umurongo urimo nk'abantu nk'ibihumbi ntashobora no kubara. Ngiye kubona mbona abahanuzi bahagaze ku murongo umwe, mbona abaririmbyi bahagaze ku murongo umwe, nkabona n'abavuga ubutumwa bahagaze ku murongo umwe, nkabona n'abashumba bahagaze ku murongo umwe. Ibyo birangiye hari uwo nabonaga nkabona avuye mu bahanuzi, apimwe mu baririmbyi, apimwe mu bavuga ubutumwa, apimwe nk'abashumba. Hanyuma noneho mukongera gupimwa, ni ikindi cyiciro, mukongera gupimwa, noneho ngo yapimwa ahantu hose, maze bamuga bakamubwira ngo kubera iki wakoze utakoze ibyo wakagombye gukora, ugakora n'ibitakureba byose, ukavuga ko bishoboye kandi utari ibyawe, ukavuga ko nagutumye kandi ntagutumye. Nuko Imana arambwira ngo dore nabariya bose harabo yagiye inyereka, ariko ntaraza kuvuga mu mantuza ntaraza kuvuga mu mazina. Ati dore nabariya bose, hari abamama yagiye inyereka bakomeye, hari abapapa yagiye inyereka bakomeye babavuga baba pasteri, hari abo yagiye inyereka babaririmbyi, kuko buri wese icyo yakagombye gukora ntabwo yagikoze nkuko yakagombye kugikora, ahubwo yagikoze kubw'inyungu ashaka. Uwahanuraga impamvu yavuga ku murongo wo guhanura akajya ahandi, guhanura yabonaga bitari gukunda neza, nta nyungu nyinshi ari kubona, agahita yivamo akajya kuririmba. Uwaririmbaga nkabona avuye mu murongo wo kuririmba, nkuko Imana akambwira ngo kuririmba abonye ko nta nyungu zigaragara ako kanya kandi niho nzamutabarira, agahita ajya mu buhanuzi, ngo arahanura kandi adahanura. Nyine buri wese nkuko Imana amubwira ngo dore bari kwiremera ubucocero kugira ngo babone ibyo bashaka vuba kugira ngo bakire. Ngiye kubona mbona abakristo bari nko mu kibaya, abantu bameze nk'abakristo bameze asante Yesu, mbona bari mu kibaya, bari ibihumbi n'ibihumbi. Ngiye kubona mbona ya mirongo y'abahanuzi n'abaririmbyi n'abavuga ubutumwa, mbona bose bahindutse imbeba. Mbonye bahindutse imbeba binjira mu abakristo, binjiye mu bakristo bari mu kibaya. Ubwo bagendaga bari abantu, ariko bagezemo bahinduka imbeba. Bageze mu icyo kibaya, izo mbeba zabariye, zibambura imyenda zari zifite, zibakuramo, abakristo barirukanka baratatana. Nkuko Imana yambwiye ngo zirambeba niba abahanuzi, niba bavuga ubutumwa, niba abapasiteri batumye intama zitatana. Ubwo bimaze kurangira gutya, intama zose abakristo bose batatanye, bavuye mu bibaya bose birukanse batatanye. Ngiye kubona mbona umuriro
reba nka kuri ikirunga kijya kiruka hanyuma hagatemba ibintu bimeze nk'ibikoma ngiye kubona mbona wa muriro mbona winjiye muri zambeba kugenda birazinanira byose birarangira nuko Imana arambwira ngo iherezo ry'abahanuzi n'abavuga ubutumwa n'abaririmbyi rigeze bugufi kandi vuba cyane amaso y'abantu azabibona. Nagiye kubona mbona ibi ngibi biraba vuba nejo bundi bigiye kuba. Yego. Nagiye kubona mbona ikirunga kirutse mbona abakongomani baje birukira mu Rwanda. Baje bahungira mu Rwanda kubw'ikirunga nabonaga kigeze gute kirutse. Cyarutse birenze uko kigeze kuruka noneho byateye n'ubwoba cyane mu buryo budasanzwe. Ibintu byazambye imihanda irasaduka impfu ziba nyinshi cyane. Nagiye kubona numva ngize ubwoba ndatitira ndakanguka ndasenga ko nabonye mu masaa 10 ndakanguka ndasenga ngira Imana ngo watabara warengera ariko hari icyo naho cyo Imana yashaka kwereka abantu kubera ko yashaka iravuga ngo abantu bagiye kumbona mu buryo budasanzwe kuko nanyuze mu boroheje ntibamenya nyura mbwira abo nagombye gukora barabasuzugura kubwira kuko umuntu ashobora kumvira ijambo ry'Imana karisuzugura igihe Imana igiye gukoresha ibimenyetso kuruta ijambo ry'Imana. Yego. Ikindi kirangiye ubu ngubu David ibingibi ndi kukubwira. Yego. Uyu mwaka ubyitege hari abahanuzi hari abahanuzi bakomeye bagiye gupfa muri uyu mwaka. Hari abapasiteri bakomeye bagiye kugenda uyu mwaka wa 2026. Uyu mwaka wa 2026. Kandi hari abandi Imana nyine kubera ko uwo yakunze umuntu Imana yakunze ifite ubugingo imucisha mu bintu bigoye kugira ngo itaza guhomba ubugingo kaba yamujyana ahantu habi kugira ngo ubugingo bwe butabura aho kakagenda kigirayo. Hari abapasiteri bagiye kugenda bashya babiri bamwe bagiye kujya muri gereza undi agiye gupfa kandi n'ubwo buryo abantu benshi bagiye kwigiramo isomo rigize gute rikomeye. Yego. Hari na couple ziririmba umwe agiye gupfa ndasigari. Couple ziririmba umwe agiye gupfa undasigari. Yego. Ibi ngibi uyu mwaka bigiye kuba nibitaba bazantera amabuye. Ngiye ku bwanjye Imana ifite ikishakira kubikora ariko ku bwanjye ndasenga amasengesho aribyo namaze kubona bira izo nzozi nyine nkumva ngize ubwoba nkahita ntegura andi masengesho kuwa mbere. Ngiye sinifuza ko ibyago byagera ku muntu ahubwo Imana yagira gute yabimukuriraho. Irongera ambwira ngo mbese ngo kuki abahanuzi aho kugira ngo babere umugisha igihugu bawubereye umuvumo. Ubundi umuhanuzi abera umugisha igihugu ntabwo abera umuvumo igihugu. None abahanuzi babereye umuvumo igihugu bikaba byatuma n'igihugu cyagira gute cyagira ibibazo kubw'abahanuzi barimo gukora mu nyungu zabo bwite atari z'Imana. Kandi ubundi umuhanuzi ahesha icyambere ahesha agaciro igihugu ce. Kabiri umuhanuzi yubaha igihugu ce. Gatatu umuhanuzi asengera igihugu ce. Ibi byose bimeze gutya iyo umuhanuzi abikoze akabyubahiriza agasenga neza ntabivangavanga byo nyine birahagije Imana yarengera igihugu ndetse n'abagituye. Ariko kubera ko wese ari kwijaja ari muri gahunda ngo ya nijajabiri ari gahunda ya nirwaneho Imana niyo mpamvu Imana igiye kubanza kubinjiramo nabo ikabanza kubakosora kubereka ko ari Imana idakinishwa. Buriya Elisa yaratuye ahantu biti Dotani ngingabo z'Abasiriya zashaka kuzajya zitera igihugu ariko Elisa umuntu w'Imana yasenga agasenga Imana ikamwereka ibyo asengera nuko abigenza akagenda akabwira umwami bigaragara hari aho babarusha imbaraga. Rero mwe muzaca ngaha nimara guca ngaha muzabarwanya kandi muzabanesha. Umva umuntu w'Imana akorana n'Imana akabera umugisha igihugu akabera umugisha atuye kandi nawe ntakore mu nyungu ze bwite. Niyo mpamvu rero Imana ije kugira gute ije guhana ariko inaje guhemba abantu bihanganye. Kamubwire David. Yego. Nakwemera nkambara ubusa nkemera sindye pe nkemera ubuzima bwanjye ntibube bwiza ndetse nkaba mu buzima bunangoye simbona amafaranga nako kazi sinkagire ariko mu byukuri ijuru ryanyitegereza ryambona nkaba nk'uyu mugabo bita Moridekayi cyangwa se nkaba nk'umugabo bita ndamwibagiwe we ndaza kumukanda mukubwira ariko nkakomeza nkaba nk'uyu mugabo witwa Abidodomu
urumva abidodomu nubwo atarakize abidodomu nubwo atarafite ibyisi ariko yari afite imana kandi iyo mana yari afite byatumye igihugu kigira iki igihugu kigira umugisha uko niko kuri rero uko byagenda kose David ndababaye iyo mbona umuntu avuga ngo kugira ngo ibyawe bisohore tanga ayo mafaranga kugira ngo ibyawe bicemo bikore gutya kandi mu by'ukuri ntibyagakwiye abantu benshi bararushye kubera ko nabo kubera kutizera imana no gutesha agaciro imbaraga z'imana bagatanga ifeza n'izahabu kugira ngo baze gutabarwa kugira ngo baze kurengerwa ng'ibibazo bikemurwe ndagira ngo babwire ngo mwuka w'Imana yambwiye ngo iki nicyo gihe cyo kwegera Imana igakora n'ibyo abantu batabasha gushobora ibyo ngibyo byarangiye ngiye kubona mbona imboga dodo suzizi umufungo wa dodo ugiye kugura 500 umufungo wa dodo yego ibishyimbo biragira ku 2,000 abanyamamodokari baragenda barayaparika abanyamagare ahabwa agaciro bagiye kuzajya barakora amafaranga y'abamotari bakorera abamotari bagiye kuziparika moto zabo ikindi nuko twize ijambo mwuka w'Imana yampaye ijambo rivuga ngo abanyembaraga se bo bantu mbona ibyo kurya nabazi kugira gute se wagira gute aho kibihe nibigwirira umuntu biba kuri bose niyo mpamvu abanyamagare ijuru ryo ryabatekereje rigiye kubibuka nkuko Imana yateguye ko umuntu azakizwa na covid yego bamwe bagapfa abandi bakagira gute bagakira umuntu agapfucuruza ubupfukamunwa bukamukiza pe nushaka kongera wadusomere wumve babyumve neza niba wanahageze hajye wari umurongo wa 11 ibice 9 11 mubwiriza nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abasiganwa abanyembaraga atari bo basiga abandi kandi mu ntambara intwari atarizo zitsinda ndetse abanyabwenge sibo babona ibyo kurya n'abajijutse sibo bagira ubutunzi ahubwo n'abahanga sibo bafite igikundiro ahubwo ibihe bigwirira umuntu bikaba kuri bose Imana ishimwe abahanga sibo bagira igikundiro ubu ngubu nta mashuri mfite menshi ariko ndashima Imana iyo mbonye abantu nk'igihumbi bandebye iyo mbonye 2,000 bandebye abandi 5,000 bandebye Imana ibe yakoze ibintu bikomeye abandi 20,000 bandebye n'abahanga abajijutse sibo babona ibyo kurya tugeze mu gihe rero Imana igiye gutunga abantu bayo tugeze mu gihe rero Imana igiye guhereza abantu bayo uko ibishaka icyakubwira ko nagiye kubona nkabona n'abadiaspora barasaze abadiaspora nagiye kubona nabo ubwabo barasaza abandi bariyahuye ibihe bibabereye ibishaririye nagiye kubona nabo mbona barasaze bataye umutwe abandi bariyahuye abandi barasaze abandi bataye umutwe abandi baricanye abadiaspora bo ubwabo David tugeze mu bikomeye bo ubwabo bicana kubera ko ugasanga umwe yashatse undi Satana akabinjiramo akabateza umwuka w'ubukene so bavuga ngo ako kantu katubwire neza wagiye kubona abadiaspora nagiye kubona mbona abadiaspora bo ubwabo nagiye kubona mbona hajemo umwuka wo kwicana kutumvikana mu ngo zabo mu badiaspora none nkabona umwe kubera kutumvikanamo ubwabo ntibumvikane ku bintu bimwe na bimwe noneho umwe agahita yica undi abandi bagahunga ibihugu bari barimo bagahungira mu bindi kuko gusubira iwabo bavuyemo byari byananiranye ngiye kongera kubona mbona abandi bahambirijwe basubijwe mu bihugu byabo basubijwe mu bihugu byabo mbona abandi nabo bari kuvuga ngo Imana ibatabare Imana ibarengere ijwi rirambwira ngo banze kuyegera hakiri kare banze gutabaza hakiri kare Imana ibarengere kuko yabashyize mwabira bihugu izi ko batazayitenguha barasezeranye nako batazayitenguha none kubera ko bisha isezerano hagati yabo ndetse n'Imana niyo mpamvu abandi bagiye gusubira mu bihugu byabo abandi bagiye gupfa badasubiye mu bihugu byabo abandi bagiye kumwara abandi bagiye kurwa n'isoni abandi bagiye kurwara indwara zidasobanutse kandi David ndakubwiza ukuri ukwezi kwa 11 nuko Imana yakuvuzeho yanyeretse itariki 16 kwezi kwa 11 uyu mwaka 2026
nabonye habaye akantu ikintu kidasanzwe mu buryo bukomeye, umuntu wese azatakambira Imana akavuga ngo Mana waturengera wadutabara twazagushima. Kubera ko nabonaga abantu bose ni bamwe na bamwe nyine byo twavuze, umuntu wasenze nyine we ntagakangwa n'ibihe, ariko nabonaga umuntu wese aho yarari yajyaga kuvoma akavoma ubusa, yajyaga guhaga atahana ubusa. Noneho ngiye kubona mbona isi icuza umwijima, mbona ikintu cy'igihu cyinshi kigwiririye nk'isi. Rero abantu banza kwemera ijambo ry'Imana, ariko Imana igiye kwikorera mu bimenyetso. Yego, urakoze cyane Innocent ku bw'umessage Imana yaguhaye, ariko nanone ntabwo twakureka gutya. Burya ngo iyo ubuhanuzi bwasohotse haba ariho uburyo n'uburyo byakemuka. Imana niyo ifite inzira nyinshi, ariko nanone reka tugusabe mu minota nk'ibiri uducishije ijambo ry'Imana, udusome ijambo ry'Imana, utubwizanye iminota nk'ibiri. Urabudufashije cyane kugira ngo bize bishyigikira ubuhanuzi twumvise, kuko tuba dukeneye no kumva ijambo ry'Imana. Ndaza kubwira ikindi tuza gukurikizaho nyuma, turahita tujya mu kanya k'abantu benshi bagenda bakunda batandukanye. Tujya mu ijambo ry'Imana. Yego, mu ijambo ry'Imana nk'iminota nk'ibiri. Numva twakoresha iminota nk'ibiri kugira ngo tutarambira abantu cyane. Yego. Ibyakozwe n'intumwa 10 rimwe kane, reka turebe. Byakozwe n'intumwa igice 10 hanyuma 10. Byakozwe n'intumwa igice 10. Reka dusome umurongo wa mbere. Hari umuntu witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyani. Yari umuntu w'umunyadini wubahaga Imana nabo mu rugo rwe bose. Wagiriraga abantu mu rugo abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Koruneliyo. Aramusubiza, aramutumbira. Yego, aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati niki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Yego, hanyuma Imana icyo ishaka, urumva ko ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye iki imbere y'Imana. Irashaka kugira ngo buri wese yigenze, babahetse igihe kinini mwaba diaspora mwe, babaheka igihe kinini babasengera, babaheka igihe kinini babajyana ku misozi, babaheka igihe kinini babajyana hehe na hehe. Abanyarwandakazi, abantu barabasengeye, bamwe b'abanyamasengesho b'abasore, abapapa n'abaki rwose ntako mutagize, ariko igihe kirageze ngo mwigenze namwe mwisengere, muhamagara Imana. Impamvu Satani yabibye icyo bita ubunebwe mu bakristo n'abantu benshi, kugira ngo bataza gusenga bakomeze kuba mu gihogere, mwige gusenga, mwige kwisengera, muhamagara ijuru. Imana ibaforume, ibigisha uko mwatakamba, ibigisha uko mwasenga, kuko impamvu nyinshi zatuma mumenya gusenga zirahari, ariko murazirengagiza, mugatanga mu butunzi bw'Imana yabahaye, mugakora ibidashoboka kugira ngo babasengere, ariko ntibikwiriye. Imana irashaka kugira ngo mwige gusenga. Uyu Koruneliyo igihe cyose yasenze, Imana iramubwiye ngo gusenga kwe n'ubuntu bwawe byazamutse, byatumbagiye imbere y'Imana. Urimo arabwirwa ngo senga, niba uri mu bigeragezo senga, niba uri mu marira senga. Ijambo ry'Imana muri Matayo rivuga ngo niba ubabaye risenga, niba wishimye ririmba. Uyu mwanya ni igihe cyo kugira ngo utabarwa n'Imana, kandi utabarwa n'amasengesho wasenze. Si cyo gihe cyo guhamagara kuri telefone abantu benshi ngo ndapfuye meze nabi, ngo kandi ndakijijwe. Uwo Yesu tunze ukubuza amahoro ni Yesu nyamaki. Uwo Yesu uvuga ngo urafite urukura rushigagurika ni Yesu nyamaki. Ntabwo uragera ku rugero rwiza Imana ishaka, ntabwo uragera ku musaraba. Iyo umuntu yageze ku musaraba, iyo haje imbaraga zirwanya ubuzima bwe, arwana nazo akazinesha. Si uko natwe tutarwanwa n'imbaraga z'umwijima, si uko bataturoga, si uko bataduhiga, ariko Yesu uba muri twebwe
aradufasha, hanyuma yamara kudufasha tukabasha kunesha izo mbaraga z'umwijima. Mu gihe cyose ugiterwa ngo mu ntabare mu nsengere, igihe cyose imyuka mbiza ngo ni mu nsengere ku bana, ngo kandi urakijijwe, maze imyaka myinshi ukijijwe, ntabwo Yesu uramwakira neza. Iyo umuntu atunze Yesu muri we, ibi bibi binamuhunga. Reka nkubwire, mu masengesho make ugiye gufata, mu masengesho make Imana izabana nawe, igakwiyiriza, igagusenga. Niba binakuyobeye, aya masengesho tuzatangira kuwa mbere, umpamagara uvuge ngo ndashaka kwiyiriza, nanjye ndashaka kumenya kwiyiriza. Ese nzabigenza gute? Ese nzabikora gute? Ni igihe cyo kwiyiriza, ni igihe cyo gusenga, ukarya gake ugasenga cyane. Ni igihe cyo gukora akazi kawe, ari ugafata amasaha make nibura yo gusenga. Niba uri muri office, fata iminota 30 usenge. Niba ukimara kubyuka, fata iminota 5 usenge. Niba ugiye hehe, fata iminota 2 usenge. Usengera urugo rwawe, usengera abana bawe, usengera ubuzima bwawe. Ibindi byose Imana izagira gute? Izabikora. Nubwo natwe twaza tugusengera, ariko nawe hari rwa wagize gute? Wakoze. Kandi Imana izabana nawe. Ngo Imana, marayika w'Imana araza mu gihe cya saa 9. Imana ibonekera Koroneli yamwe ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe bwumvishwe. Wowe uri gusenga muri iyi minsi, Imana iriko irumva. Wowe uri mu bihe bigoye, Imana iri kumva, ariko uri gusenga. Wowe uri guca mu bintu utishimiye, Imana iriko irakumva. Wowe uri guca mu bintu bidasobanutse, ariko uri gusenga, Imana iriko irakumva. Mwaba diaspora namwe mufata umwanya musenge, mufata uruhare runini rwanyu rwo gusenga. Si ngombwa guhamagara ngo byacitse. Ni Imana itanga umugisha mu mugire mu cyaro, ni Imana iba muri Afrika ikabiburaye. Imana ibera hose icyarimwe. Iga gusenga, pfuka musenge. Abantu benshi bavuga ngo bahabaye bize, akazi kabaye kenshi, yewe ntiwareba ibintu rwose twabaye bize, abana akazi ibintu. Ariko Imana nuyibana bize, yiga kubana bize bizagenda gute? Use kubona umwanya wo gusikoroga kuri WhatsApp, ukabona umwanya wo kumva indirimbo, ukabona umwanya wo gusohoka, ukabona umwanya wo kurya, ukabona umwanya wo kugira gute? Wabuziriye Imana n'iminota 5 buri munsi, waburiye Imana n'iminota 10 buri munsi, waburiye Imana n'iminota 20 buri munsi. Nshuti y'umusaraba, urabwirwa ngo senga, urabwirwa ngo hunga ibibi, urabwirwa ngo iyongeremo imbaraga nawe. Ibyo kuba ngo uri busy, ntabwo warusha Daniyeli kuba busy wakoraga akazi ari Babuloni agakora bikagira gute? Ariko Imana yaje kugira gute? Yaje kubana nawe, kandi ntabyo yigeze yangiriza. Urafata iminota 40 amasaha 2 ukavugira kuri telefone, ariko iminota 10 gusenga Imana byarakunaniye. Ariko reko nanone nkubwire, uri gusenga Imana, ibyiza birahari. Imbere gatoya hari Imana yahishwe, imbere gato hari umugisha, imbere gato hari ibyishimo, imbere gato hari umunezero, imbere gato hari uguseka, hari ukubyara, hari ukubakwa neza, hari ukunezerwa, hari ugushima. Imana nishimwe, igihugu cyacu Imana yagikunda. Imbere gato hari ibintu byinshi Imana igiye gukora bidasanzwe. Nshuti yanjye, wowe usenga rero, ngaho senga, ukomeze gusenga. Imbere gato ni byiza, kandi ntugire ubwoba. Uyu munsi nubwo bitameze neza, ariko Yorodani ugiye kuyambuka. Iyo Yorodani ugiye kuyambuka, Imana ibamugisha, haza kwifuza ko imitima yanyu kandi bishimire mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma urakoze Innocent kutugezaho ijambo ry'Imana na message. Ariko none tugeze muri wa mwanya mwiza wo kukubaza uburyo umuntu wagukina ko musengana yakubona. Tutitaye ku bantu bafite nimero yawe, tutitaye nk'abantu bagukurikiye igihe kingana iki. Ubu ngubu turi kwita ku muntu wacikanwe no gufata nimero yawe, ndetse no ku muntu dukurikiye ari bwo bwa mbere, ku muntu wifuza gusengana nawe, cyane ko Imana yagiye gukoresha imirimo n'ibitangaza mu bihe bigiye bitandukanye. Yego nukuri. Yayibona ni 088 25 40 10. Yego ni nayo WhatsApp 88 25 40 10. Yego. Aho waba uherereye hose wavugisha Innocent. Ni umukozi w'Imana mu bashime, mugende mukurikira ibiganiro twagiye dukorana, ndetse mugende mune n'abantu bagiye batanga ubuhamya kubwo kubafasha cyangwa se kubwo kubahanura ibintu bigasohora, kandi numva ari ibintu byiza. Innocent, dusoze ikiganiro cyacu n'isengesho, nk'uko twatangiye dusenga n'ubundi dusoze dusenga. Yego. Mana yacu, Mana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa, ntabwo ujya uhinduka, wahozeho ibihe byose uzahoraho. Hereza umugisha wese umuntu wese watangiye ikiganiro akaba gisoje, mugirire bambe n'imbabazi. Bitameze neza bigende neza, bidafite inzira ubihereza inzira, bidafite icyerekezo w'icyerekezo, abari kurira amarira uyabahanagure. Ndasenze ureme gushima mu mitima yabo umuntu wese wumvishira ijambo kandi akaba ahinduwe naryo, kandi umuntu ukomejwe naryo ukomeze kumumugisha. Urakoze kuri Imana mva gusenga, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
hanyuma ku muntu utarakora subscribe akore subscribe no gusharinga ndetse ukandika n'igitekerezo cyawe ibyo twahindura n'ibyo tutahindura ndetse no kudushima nabyo biremewe kandi mwese murakoze ari Innocent waduhaye ikiganiro uyu munsi nawe wadukurikiye mwese murabumugisha Imana ikomeze ibarinde.